ndabashimiye rero abakunzi b'isuku kuri Mama Charlene nari ndi kubereka uburyo ushobora kubika amakara ahantu kandi ntihase nabi. Imana ibaha umugisha. I love you. Impamvu nakorotse nunamye uriya narindi muri siporo ndagira ngo numve ko akagongo kanjye kakiri kazima. Uzajya wirirwa wigira nk'umuntu wamugaye uhora ukorotse uhagaze ujye unyuza iriya ndobo ariya makara kuriya kuntu bisa ushobora no kubitereka muri stoke aho ubika ibirayi aho ubika iki bitewe n'uburyo ifite isuku. Hanyuma rero ndashoje murabona yuko akazi kose mba nkarimo imperuka azajya guhengera umaze gukaraba ugiye mu kazi ati mabuja simpari ndagiye. Uzamuzirika twige no kwikorera dukoresheje amaboko yacu. Nubona umwanya ndabizi ko hari abantu mukora akazi kagoranye mutaboneka ariko aho ubonetse ujye ubikora nta mategeko abihana. Turabashuhuje Mama Charlene abakunzi b'isuku nizere ko mumeze neza. Maze iminsi mbereka isuku ahantu hatandukanye ahantu tutatekereza ko hagira isuku burya naho igomba kuhaba. Ubushize naberetse ahantu ntereka ibishingwe ukuntu hagomba gusa neza nubwo ari mu bishingwe ndetse n'ikintu kirimo ibishingwe kigasa neza kikanozwa. Mbabwira n'ukuntu iwacu mu rugo hatagomba kuba induba. Induba ni ahantu bamena ibishingwe sinzi mba harahindutse mbese ibintu by'imyanda byose bigomba kujya induba ntabwo bigomba kujya kuba iwacu. Uyu munsi naherekera amavuga ngo nzabereka ukuntu mbika amakara mbereke n'ahantu mbika amakara ukuntu atari mu nzu y'amakara. Aha hantu ndi ni mu nzu yo mu rugo itaruzura neza murabibona niho mbika amakara. Icyakora nahabitse n'amavaze ibintu by'amavaze byagiye indabo zipfa ndabibika nzongera nshaka izindi ndabo nshyashya. None aha rero ikintu ngendereye cyihutirwa ni ukukwereka ukuntu ubika amakara mu ndobo ukayapfundikira akagira isuku. Kuko iyo uteretse hasi umufuka w'amakara uragenda ugasanga hasi habaye amakara ku bikuta habaye amakara hejuru habaye amakara. Ariko ubu buryo mbikamo amakara iyi ndobo murabona ukuntu isa neza kandi sindanayoza murabona irasa neza ntiwamenya kubikwamo amakara. Dusukamwo amakara ubundi inyuma nkayoza cyokora umupfundikizo waramenetse ntawe ngigira. Ariko iyi ndobo ubona no muri stoke yo mu nzu
ahantu nshyira stoke y'ibirayi n'ibiti naho nzahabereka ubutaha. Ushobora no kuyiterekamo irimo amakara ntihagire umenya ko hari amakara. Hanyuma ntabwo ari ngombwa ko ugira inzu y'amakara gufuta ni mu makara ku buryo wanahaza wambaye neza ugahasohoka usa nabi. Hagomba kuba heza, haba hejuru haba mu mpande, bitewe n'uburyo bwiza twabitsemo amakara. Ubu rero naje gukora isuku ahantu mbika amakara. Iyi ndobo ni y'amakara, murabibona. Ngewe njya gutekereza gushyira amakara mu ndobo, ni umwanda w'amakara mana yo mu ijuru. Ugasanga ahantu hari amakara mu mufuka harasa nabi, ku bikuta, mu urugi ugasanga ni urw'amakara, ku bikuta ni mu makara. Numva birandambiye, ndagenda ngura iyi ndobo, nayiguze ibihumbi 12 hashize igihe kinini. Iyi ndobo nyimaranye imyaka myinshi, kuko nyimaranye imyaka igeze muri 5 cyangwa 6, simbyibuka neza, ariko ni imyaka myinshi. Naragiye ngura indobo. Iyi ndobo ijyamo umufuka w'amakara ikuzura, hagasaguka make ku ruhande. Kandi nujya kugura amakara ufite umugisha, ujye ubabwira ngo ni nk'amakara arobanuye atarimo umuceri. Hanyuma ubu ngiye gukora isuku hano. Hanyuma urebe ukuntu ahantu ubika amakara hagomba gusa neza, atari uko ngo ari ahantu h'amakara gusa. Iyi sabune rero niyo ijya ifasha mu koza ahantu. Savon liquide ni njya nkoresha. Iyi ni wowe. Iyi ndobo ntabwo isa nabi cyane ku buryo njya kuyikuba, ariko kuko ndi mu isuku yo mu gikoni ndabanza urugi. Ndabanza urugi mu rurebe. Ndabanza urugi mbanze nduhanagure. Mureke mbabwire, kuba ari urugi rwaho tubika amakara ntago bivuze ngo rugomba kuba umukara. Ibyo se mwabisomeye. Nimugakare, mujye mugira isuku. Ni mu nzu yaho mbika amakara. Ntabwo rero urugi rukwiye gusa n'urw'amakara ngo kuko tuhabika amakara. Ugomba gusa neza, ndetse irangi ryanashiraho ukajya wongera ugahasiga irangi, ariko ku buryo ubona ari ahantu hasa neza. Ntabwo inzugi zikwiye gusa neza ari izo mu byumba turaramo. Wapi rwose. Agatambaro rero rwose ni akantu keza uzagenda ukagure, nta karingi kugura ugaca. Ngewe kankorera neza. Ndashoje. Urugi mwabonye ko rusa neza. Urugi rw'ahantu ubika amakara. Yes. Hanyuma ikintu kigiye gukurikiraho, ni ukoza iyi ndobo hano inyuma. Hano inyuma y'iyi ndobo. Nubwo ari iy'amakara igomba gusa neza. Ni ibintu ukora iminota mike bitagoye. Abagore bajya banyandikira muri comment ngo ibyo ntitwabivamo, ese mbona uwo mutabivuyemo. Ngo tuba dufite ibintu byinshi dukora, none nkagenda imvura mukora. Sawa nyine. Sawa. Hano kava.
itoroso. Hari igihe cyo gushyiraho itoroso ariko hakaba n'igihe cyo gukuba hano. Iyo umaze iminsi uhakira itoroso yonyine ugomba kuhakubisha ikiro kiba kitari cyo cyose wagikubisha. Mukuri ngiye guhita sohora amazi nkunyuguze. Kuhumuza kuko namaze kubakoropa ubundi mbike amakara. Ahantu hagomba kubika iki amakara.
ndashoje. Ubu hano narindi gukoropa ni inyuma nyine n'ahantu mu gikari cyaha tubika amakara. Impamvu nakoropye nunamye, uriya narindi muri siporo ndagira ngo numve ko akagongo kanjye kakiri kazima. Uzajya wirirwa wigira nk'umuntu wamugaye uhora ukoropa uhagaze, ujye unyuzamo ununame nyine ukorope wunamye urebe ko iminsi yakwicuma. Hanyuma turimo gusoza. Icya mbere abanze abanyerekere urugi rw'ahantu habikwa amakara, ukuntu rugomba gukorerwa isuku imbere n'inyuma. Aho twakoropye humutse. Hanyuma ndabona hari ahantu hakiri amazi gatoya. Hanyuma uko biri kose murabibona ahantu habikwa amakara, indobo babikamo amakara urayibona pe. Aha hantu, iyi nzu niyo hanze ntabwo iruzura, harimo sima nta rangi, ariko wowe uramutse ufite n'ahantu hari irangi hari na sima, iriya ndobo ntabwo wagira isoni zo kuyitereka aho ushaka hose. Nge nuko nashisemo kuyibika hano hanze mu nzu zo hanze zitaruzura. Iriya ndobo ariya makara kuriya kuntu bisa, ushobora no kubitereka muri stoke, aho ubika ibirayi, aho ubika iki, bitewe n'uburyo ifite isuku. Hanyuma rero ndashoje. Murabona yuko akazi kose mba nkarimo, yewe nkora akazi, nkakora n'akazi ko mu rugo, kandi nkumva nta kintu bintwaye kuko mba ndi gukorera abana nabyaye. Ikindi bintu byo kwishinga abakozi bo mu minsi y'imperuka, azajya guhengera umaze gukaraba ugiye mu kazi ati mabuja simpari ndagiye. Uzamuzirika twige no kwikorera dukoresheje amaboko yacu. Nubona umwanya, ndabizi ko hari abantu mukora akazi kagoranye mutaboneka, ariko aho uboneke ujye ubikora, nta mategeko abihana. Ndabashimiye rero abakunzi b'isuku kuri Mama Charlene, narindi kubereka uburyo ushobora kubika amakara ahantu kandi ntihase nabi. Imana ibahe umugisha. I love you.